Yes, mu gihe Bijobija ndetse na Philomena baryohewe n'urukundo bafitanye uyu munsi, Benitha ndetse na Bella nabo bari mu mishyikirano cyangwa se bari mu nzira yo kwiyunga kubwo gushyamirana kwabaye hagati yabo mu minsi yahashize. Ni My Heart Talking, njye ndi James Legend wa muhungu wanyu, tubahaye ikaze. Nk'uko twatangiye tubibabwira, Bijobija ndetse na Philomena kuri ubu baranezerewe. Imyiteguro igeze kure y'ubukwe bwabo. Urugero rwiza rw'abantu bagiye gusezerana bakuze, ntekereza ko n'abandi bantu bose babana badasezeranye bakabaye babigiraho, bakabaye babafatiraho urugero. Imyiteguro rero kuri ubu ngubu irarimbanije, aho rwose batangiye gutekereza uko bazitwara, ko bazaba bahagaze mu gihe cy'ibirori byabo byegereje. Ubwo bazaba bagiye gusezerana ku murenge, ubwo bazaba bagiye gusezerana imbere y'Imana, ibyo byose ni ibiri mu nzozi zabo, bibaza uko bizaba bimeze, imbyino bazaba bari kubyina, reka sinakubwira, mbese kuri ubu ni ibyishimo, ni umunezero gusa. Nyuma y'igihe kitari gitoya rero, uyu mukobwa Bella, murabizi ko yabeshyeye inshuti y'uyu mukobwa Benitha ko yamuteye inda ari we Dave, hanyuma bikaza kumenyekana yuko uyu mukobwa yagerekagaho inda Dave kubw'urukundo yari yaramukunze, abona nta handi hantu yamukura, abona ko aribyo bishobora kumubera iturufu ko uyu Dave yakunda uyu mukobwa Bella, hanyuma akamwegukana, ariko biza kurangira atsinzwe. Amaze gutsindwa niko gusubira iwabo kugira ngo nyine yongere asubire mu buzima bwe busanzwe butarimo Dave. Gusa akimara kugera mu rugo, urumva umuntu wakoze amakosa akomeza kurwana n'umutima kenshi, yisubiramo yitekerezaho, abona ko ari ngombwa ko bikwiye ko asaba imbabazi ku mpande zombi. Mwibuke ko yabanje gusaba imbabazi Dave amubwira ko azabitekerezaho byo kumuha imbabazi, atahita bimusubiza muri ako kanya, ariko nk'umukunzi we Benitha ntacyo yayoberwa, yamubwiye ko yababariye uyu Bella, ariko nyine akaba atari yabibwira Bella byeruye ko yamubabariye. Na n'uyu munsi Bella arabizi ko Dave atari yamubabarira, ariko yateye iyo ntambwe yo kumusaba imbabazi. Ubwo rero yateye intambwe none yegera Benitha amusaba imbabazi kubw'ibyo yamukoreye, ariko Benitha aramunenga cyane, aramubwira ati rwose mugenzi wanjye, ntabwo nabura kuguha imbabazi z'ibyo wakoze, ariko icyo nakubwira cyo ni uko uri umuhemu kandi tutazongera kuba inshuti nk'uko twari turi. Icyo nakubwira cyo ni uko ntazakwangira kuba twahura tukavugana, kuba nagusuhuza cyangwa se kuba twagira ibindi bintu duhuriraho, ariko bitarimo kubitsanya amabanga nk'inshuti. Byibuze icyo nshaka ni ukuguha imbabazi kugira ngo uhoge ku mutima wawe ibintu nk'ibyo. Ariko get out of my life of my husband, jya kure y'ubuzima bw'inshuti yanjye, ndetse no kugaruka aha ngaha ntuzagaruke hano kenshi kugira ngo inshuti yanjye yihe amahoro. Guys, mumpe comment mumbwire rero izi mbabazi koko murabona ari imbabazi za nyazo? Muhe congratulation aba bavandimwe Bijobija ndetse na Philomena. Bibutse ko inkuru nk'izi mutegurirwa kandi mukazinyazwa nanjye James Legend wamamaye. Imana y'u Rwanda ihorane namwe.